nshaka gushyira muri filime yanjye ariko birasaba ko uzaza kunsura mu rugo nyine ikintu navuga muri ino industry utihangana utari umuntu ukomeye wagwa hasi warangira. Ntabwo nigeze nyine najya ndeba filime nkabona nyine kubikina biragoye nkabona ariko nyine simbyitaho simvuga ngo nzakura mba umukinnyi wa filime ariko ngeze mu wa gatanu ntangiye kuzana nyine mu matiyate ngeze muri segonderi especially atari mu wa gatanu muri segonderi mu wa mbere nyine ntangiye kujya ngina mu maklabu nkajya muri klabu y'abamodo nyine bakambwira uzi gukina wa actrice mwiza. Umuturanyi wa mbere natinya ni mama Goreti kuko mama Goreti arakanganye bajyaga namubona no mu muturanyi ntarayijyamo nkavuga uriya mama arakanganye nyine numubonye face to face uriya mama ndamuvugisha gute ndavuga umeze ndamusubiza nyine ndamubwira gute birancanga. Umuntu byoroshye guhita uhuza nawe ninde? Ni Goreti. Goreti n'Imana yanjye n'agasozi nyine ari sociable. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba OB Films, nizere ko mumeze neza amajyepfo amajyaruguru mumeze muti burasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali diaspora mwabonye bucya. Reka twizere ko mumeze neza rero hano kuri OB Films twakiriye umukobwa mwiza pe. Murakoze. Next. Ese we bite? Mumeze neza? Meze neza cyane. Iyo uvuze ngo meze neza cyane ubwo no kuvuga iki? Meze neza cyane no kuvuga iki? Meze neza ndahumeka ndagenda sindi ikimuga nta mpanuka nakoze ntabyutse mbona ndamahoro. Ntabwo bakivuga ikimuga muturage bavuga ngo simbana n'ubumuga. Okay so. Narada umeze uteze? Meze neza. Ariko ngo uba wacomye di. Ibyo bintu byo gutuma nawe uratangiye ubu ngubu. Ntabwo gutuma nawe. Ariko uri umupushayi. Oya. Mu muturanyi. Mu buzima busanzwe se winywera iki? Mu buzima busanzwe nywa yogati, icyayi, igikoma ntabwo njya nywa kijama wa mugani wabwiza ngo kijama kiriya gitipe cy'igikoma wa. Tugwaye ikaze kuri OB Films. Twakiriye umustar ukomeye cyane abantu baramuzi hano hanze yubatse izina rye ariko aryubaka mu gihaza kutubwira niba ari gito cyangwa ari kinini ariko watangira wibwira abateze amatwi cyangwa abadukurikirana kuri OB Films. Amazina yanjye Twishimwe Narada ndi umukobwa nasoje kwiga primary and secondary ngiye no kwiga kaminuza ndacyabi wacu kwa mama na papa arana ahita babona nshaje. Ndacyabi wanyu kwa mama na papa? Kwa mama na papa. Urangije segondere ejo bundi? Mwaka ushize. Kugaragara nk'umuntu mukuru ni rya tabiri ryinshi? Ntabwo mbizi ariko nyine abantu benshi babona ndi umuntu mukuru. Ubwo ni itabiri ryinshi? Oya nta tabi ntabwo nkwi tabi nta nubwo nzi nuko rimeze. Kandi ubyemeye ngo ni rya tabiri ryinshi? Gusa nyine nigeze gucoma. Oya ndarizi uko rihumura nyine ubwo nibyo mbona abantu bari kurinywa ariko ntabwo nigeze nk'itabi nta nubwo nzi uko rimera. Kandi urizi hari abantu bari kurinywa? Nyine ntabwo nzi uko bari nyine nge ntabwo umwuka waryo urangira. Ariko wowe wawugiyemo? Oya kuri kunshaka. Niwegeranye n'umuntu uri kurinywa se byibuze? Yego nyine mwegeranye n'umuntu uri kurinywa. Nisuzi ko bajya bavuga ngo iyo umuntu ari kunywa itabi iruhande rwawe mwegeranye ni wowe rigiraho ingaruka cyane kurenza aho uri kurinywa. Kuko niyo numvise umwuka waryo igifu kiranze. Nibyo nuko ibintu ngo ndwara igifu itabi ritari rya nyine mu gifu mwumva kiranze. Abantu banywa inzoga abantu banywa itabi ndabanga. Wabonye umugabo unywa itabi ni wamwemera? Afite abakobwa n'amafaranga we. Abakobwa n'amafaranga rwarahize neza. Mwite Ishimwe Narada tugwaye ikaze kuri OB Films. Murakoze cyane. Tugiye kuganira n'umukobwa mwiza kandi ukiri muto
muramuzi cyane, ni icyamamare muri filime bita Umuturanyi. Urugendo rwa sinema rutangiye ryari na Rada? Natangiye gukina filime mu kwezi kwa cumi 2024 mu mwaka washize. Ejo bundi Ejo bundi nisoza kwiga nahise nkina filime. ni igitekerezo cyaje gute, byaturutse he? Igitekerezo cyari icyanjye cyo gukina filime, ariko nyine kuba nagize igitekerezo ntibivuga ko nyine nahise mbikora ako kanya, kuko byafashe urugendo runini. Narabitekereje ndavuga ngiye gushaka umuntu ufite connection na filime, nyine ndebe ko yamfasha nkinjira muri sinema nyarwanda. Hari mu nzozi ariko wari uri kubirota? Ntabwo nari ndi kubirota, narabitekereje just wicaye urabitekereza, agiye gushaka connection z'umuntu. Kubera nyine najyaga mbona nyine ku ishuri najyaga mbikina, ariko nyine nkakina amateatire yandi duperforminga imbere y'abayobozi b'ikigo mu maklabu, nyine bakambwira abayobozi gukina. Ndavuga ndashaka uburyo nzajya muri sinema kugira noneho na ya mpano yanjye kuba nkunda no gukina bigaragaze, nyine mbishyire kuri kamera, noneho buri munyarwanda wese abibone, yaba uri hanze yaba n'uri mu Rwanda, bose babibone. Nuko igitekerezo cyaje kirakura kuri ubu ngubu ukubona muri filime. Umaze gukina muri filime zingahe na Rada? Maze gukina muri ebyiri. Ya mbere ni Umuturanyi, iya kabiri ni Umwari, ariko Umwari ntabwo nagaragaramo cyane, nagaragayemo igiye kurangira. Ni Umuturanyi ari nayo ndi gukina ubu ngubu, ariyo nyine ndi kumenyekanamo cyane. Kwisanga mu Muturanyi ni urugendo rumeze gute? Ni urugendo usobanura gute nkawe na Rada? It's a big dream. Ntabwo mbitekerezaho cyane nyine ngo mbyimagine, mba numva nkiri no mu nzozi, n'igihe mbwira mu rugo ati umuntu nkubita agashyi nkaho kuko ntabwo ari ngiri gukina mu Muturanyi. Urumva filime izwi cyane, nanjye nakuze nyireba, nageze yatangiye 2020 I think muri covid nkayireba, nyine ntabwo numvaga ko nzisanga ngiye mu Muturanyi. Narayirebaga mu rugo bayikunda, noneho nicyo kintu cya mbere kinshimisha kuba nyina muri filime iwacu bakunda kureba. So nyogokuru wanjye arayikunda pe, akunda kureba Umuturanyi. Kwisanga mu Muturanyi ni ibintu bya danje nyine urumva. Ni urugendo rumeze gute? Rudusangiza ukuntu urisanze muri filime Umuturanyi. Niga mu wa gatanu natangiye nyine kuza nyine mu mateatire ibiki ku ishuri, ariko nyine atari ibirenze by'abanyeshuri. Nigeze mu wa gatandatu mu kwezi kwa gatanu nibwo nafashe telefone ndeba nshaka nimero za papa Edi. Ntabwo nibuka ngo nazikuye neza, ariko nyine narazishatse ndazishaka ndazibona, ndamwandikira WhatsApp, ndamubwira assalamu alaikum, ndamusuhuza, arambwira walaikum salam, umeze neza. Ndamubwira nitwa gutya na gutya, ndashaka gukina filime, impano ndashaka kuyagura. Arambwira ati uzi gukina filime? Ndamubwira yego. Are you sure? Arambwira okay, nzakubwira nidukora casting. Ndavuga wawe, numva nyine ni iby'agaciro. Ndavuga kuba noneho umuntu nzi muri filime nkaba nyine ari we mbashije kuba nabwira, akaba ari we director, akaba yemeye no kumbwira ati nta kibazo. Nyine numva ni ibintu bidasanzwe. Ndavuga okay, ntegereza uzambwira. Ndategereza kwa gatandatu, kwa karindwi nkora exami, kwa munani, mu kwa cyenda ndongera ndamwandikira. Numva najyaga mwandikira akandya sina akanyora, urumva umuntu aba ari umuntu wa danje, ntabwo yapfa guhita akusubiza avuga ati ntaribi reka nkire muri filime. So ndangije mu kwa cyenda ndongera ndamwandikira, ndamubwira se byagenze gute, nenzi ko yananyibagiwe nyine, navuga ati wasanga yarananyibagiwe nzongera nkamwibwira. Arambwira ndakwibuka, byari byaranciyeho, turagana. Arambwira ati okay, ntaribi, icyumweru gitaha dufite shooting y'Umuturanyi, uzaze mujyane mu Muturanyi. Ndamubwira are you serious, ngiye gukina mu Muturanyi? Arambwira ati yego, uzaze tugende dushutinge, nidusanga ubizi uzakomeza ukine, nidusanga utabizi nyine ubwo bizaba bisaba ko wiga. Ndamubwira nta kibazo. Umunsi urageze mu kwa cumi rero nibwo natangiye gukina mu Muturanyi.
Mana we uwo munsi buri buke ndi bujya gukina filime sinasinziriye, ubundi mu busanzwe nigiriye ibitotsi Mana, n'ubu ngubu aha ngaha nica mbwiye ngo sinzira nakisinzirira, ariko nyine icyo gihe ntabwo nasinziriye, naraye ndeba Mana, nyine nkumva nta nubwo binabaho, ibi bintu ni njyewe ugiye kujya kuri kamera nyine buri muntu wese akambona, numva bitanabaho, nyine arampamagara mu gitondo kuko saa 12 nari nabyutse, yambwiye dutangira gukina saa 2, saa 12 top nari ndi mvuye muri douche, ubwo numbaze ngo nabyutse sangahe saa 12 top nari maze koga maze no kwambara nitunganyije, ndamwandikira nabwo ngiye nasoje saa 1 yatego Mana yanjye, saa 1 nakumbuye ko ntangira saa 2 nyine nari nashyushye ku buryo no mu rugo nta n'amahoro nabahaye, buri muntu wese ndi kumubwira ati ejo ngiye n'umuturanyi, umva nyine ndagenda ngera aho dukinira, ngera kuri set nyine masanga abantu bagoreti kameramani, masanga ba magoreti, icyuma kikajya kiduha koko ni ngiye gukina mu muturanyi nkabona abantu najyaga mbabona kuri kamera turahuye face to face, bose baramvugisha nyine nkumva ni ibintu biri big, nkumva ntabwo bari bunamvugisha, ariko nyine ubw'amahirwe naragiye, ntabwo ngira isoni, ntabwo njya nkunda kwisanzura, ariko nyine naragiye ndabasuhuza ndiyicarira, sinanabwira ngo nitwa nde ngo je gukora iki wapi, isoni zari zanyishe buriya telefone yanjye nicyo kintu cyane twarashakanye, ijya mfasha ndayireba mwanya ndeba muri galeri nkareba ibintu byahise, nkareba umva n'ibyo Mana yanjye n'ibyo nashaka kureba, nyine just kugira ngo mbe mpuze dutangire gushutinga, nyine nta muntu n'umwe uranyibazaho cyane, niyo baranje bakavuga se uyu ngwaje gukora iki, ndabonaga bandeba bose nigeze wibazande aje gukora iki, mbona nyine Pedaraza aramupresenta avuga ati turi kumwe na Rada, umukinnyi wacu mushyashya agiye gukina na Goreti, yego numva ni iby'agaciro nyine kubona noneho hari umuntu wemeye ko mfite impano akaba ashaka no kuba yayishyira hanze, ibyo ngibyo rwose appreciate kandi ndanabimushimira. Sasa rero at that time nibwo natangiye kujya kuri kamera, noneho arambwira ati ugiye gukina ibi ngibi, numva nibwo bwa mbere nari ngiye gukina ndi imbere y'abantu, urumva iyo muri gukina hari abantu baje gushungera, hari abantu muri gukina bari kubireba, isoni ziranyica Mana yanjye, ndavuga ndabigenza ne ndagira nte, ntabwo nsaba Imana yo mwijuru, ndavuga Mana mfasha, kubera Mana kubera wowe ndabikora, mfashemo imbaraga umvanemo isoni nerekane ino talent. Sasa njye imbere ya kamera nkajya nyine afite igihunga, nkajya nyine ubona ntabwo mbimenyereye, nareba noneho umuntu turi gukina na Goreti nkabona hari sharp byatanje byose ari kubikora fafa, kamera akavuga cyane, njye bakavuga ngo subiramo uri kuvuga gahoro, ako nyine ndavuga ntabwo ngomba gucika intege, ngomba gukomeza mpaka ino film isohoke, basi niyo najya kuri kamera rimwe ariko kireba ariko nkireba njye noneho ndi mu muturanyi ndi gukina na Goreti, ndangije njya kuri kamera ndakina, baransubirishamo ndongera ndakina gutyo, ndavuga Mana mfasha iyi filime nyikine neza, nzakomeze nyikine batamvanamo pe. Ubwo ngubwo nyine turashutinga turataha birangira, nkomeza ngenda nyina mu muturanyi, ariko nyine nanone filime isohoka narayipostinze nyereka abashyitsi banjye, mujye kuri YouTube ya Clapton Kibonke murebe umuturanyi series, mumbwire uburyo nakinnye, nyine mumbwire. Ngiye muri comment nsanga abantu banditse ngo ntabwo no mukobwa azi gukina, nyine arakina aseka, arakina nyine, numva ndababaye, ariko nyine ibintu byose bisaba kwihangana, kuri patient, gukomeza ugakina ugakomeza. Papa yarambwiye ati komereza aho ngaho, ubwo bari kukuvuga nabi noneho ushaka energy, noneho uzakinane courage ubutaha ku buryo uzakina buri muntu wese akavuga wow, noneho yisubiyeho nyine ku buryo babandi bavuga ibintu biri negative bazajya bavuga noneho biri positive. Nuko nageze mu muturanyi. Nuko wageze mu muturanyi, rwa rugendo rutari rworoshye na gato, ku umwana w'umukobwa
afata igitekerezo cyo kuvuga ati ngiye kwandikira umuntu wo muri sinema twari mwari mutuye muziranye no ntabwo twari tuziranye ndikubwira nimero ze sinibuka nazikuye ariko nyine najyaga mubona ariko ukuntu namwise mwisanzuraho nyine ndavuga ati mwisanzure wenda abone ko nyine nayo kugira isoni muvugishe mubwire buri kimwe cyose mubwire ko nshaka gukina filime wenda arabyemera. Umwandikira kuri message cyangwa wamuvugishije kuri call? Namwandikiye kuri WhatsApp, ndamubwira assalamu alaikum, aransubiza ko nanjye ndi umusiramu nubwo namba nigi. Yego. Nyine aransubiza turaganira ndamubwira gukina filime ya ntabwo twari tuziranye. Ugera mu muturanyi ugeze kuri set mu gitondo wazindutse cyane nkuko mbyumva ndumva rero hatanze abandi nahageze cyakoze nasanze abantu abakameramani wisanze gute cyangwa kugira ngo umenyere muri iyo timu wageze muri nde muntu wa mbere watinye mu muturanyi wa mbere natinya ni mama Gorete kuko mama Gorete arakanganye najyaga namubona no mu muturanyi ntarayijyamo nkavuga uriya mama arakanganye n'umubonye face to face uriya mama ndamuvugisha gute ndavuga umeze ndamusuza nyine ndamubwira gute birancanga ndanza nyine birantonda ndavuga ndahera nkabona nyine nubwo ashaka no kumvugisha nkabona nabwo anyitayeho wenda suko wenda atanyitayeho nuko wenda nawe ari ubwa mbere yarambonye atazi n'icyo uje gukora atazi n'icyo nje gukora ndabimvaga ndi nk'umuntu uje kureba ko bakina arabona ukuntu yabitekerezaga ariko nyine nkamubonye umubyeyi ndamuvugisha ariko nyine birangira amuvugishije ni umwana mwiza ariko byari byantonze kumuvugisha nyine namutinye ndabiteza umuntu byoroshye guhita uhuza nawe ninde Gorete imana yanjye ni agasazi nyine ari sociable nkunda umuntu uri sociable nubwo njye ndisha nyine ngira isoni ariko nkunda umuntu uri sociable kuko nyine tumenyerana vuba vuba noneho turiwe turi no gukinana twese tumenyerana nyine ndamuganiriza aranganiriza na nyuma ya shuti tukandikirana nkabona aransubije nkavuga wawe nyine tube inshuti umwana mwiza buriya Gorete ni umwana mwiza niyo twese tumenyerana niyo mwahise mumenyerana gukina filime wakuze arizo nzozi zawe cyangwa zaje aho umaze kugerera mu wa gatanu segonderi ntabwo nigeze nyine najyaga ndeba filime nkabona nyine kubikina biragoye nkabona ariko nyine simbyitaho simvuga ngo nzakura mba umukinnyi wa filime aho ngeze mu wa gatanu nangiye kuza nyine mu matiyate ngeze muri segonderi especially atari mu wa gatanu muri segonderi mu wa mbere nyine nangiye kujya ngina mu maklabu nkajya muri klabu y'abamodo nyine bakambwira uzi gukina waba actrice mwiza nanjye ngenda mbyishimvamo nyine mbishakamo ndabikora kugeza aho ngeze ubu ngubu nyine kuba narageze kuri kamera kugeza aho wageze muri kamera hari undi muntu wo muri famiye cyangwa mu muryango ibya kure cyangwa ibya hafi uri muri iki gisata cya sinema oya ntabwo ninjye musitari rero wageze imbere ya kamera muri famiye ninjye musitari mu muryango nta muntu wundi ukina filime wo mu muryango wacu ni ibintu ababyeyi kuko bavuze ko ufite ababyeyi bombi n'umugisha kuri wowe ni ibintu ababyeyi bakiriye bate kuba waragiye muri sinema first time mama wanjye narabimubwiye ndamubwira ngiye gukina mu muturanyi ambwira ati reka uze wagira muri za filime twirirwa tubona hano kuri televiziyo reka ntabwo byakunda nyine arabipika avuga ati wakuri kumbeshya ni za burage ndamubwira ati biri serious ngiye kujya mu muturanyi nzabibara ambwira ati nzabibara mbibonye mama wanjye yigize tomate yemera abonye noneho umukecuru wanjye ubyara mama niwe wambwiye ati mwana ko niwe muntu ukunda umuturanyi cyane mu bantu bo mu rugo inyogokuru wow arambwira ati nara genda bizi neza uzabikora kubera imana genda ubikore nguhaye imigisha y'ikideri wow papa ntabwo yigeze agushyiraho igitsuri cyangwa papa byonyine no kubona ndi kuri kamera yahise ababwira abashyitsi bati muze muno w'umukobwa wanjye
muze murebe umukobwa wanjye kuri kamera, abashangazi bose muze murebe umwana wacu kuri kamera yibukira muri filime nyine. Mbona nyine ukuntu babyishimiye, ndabikunda kuba nyine muri filime iwacu bakunda kureba. Kuba umwana w'umukobwa ushyigikiwe n'ababyeyi ko yajya muri sinema, ariko hakaba hari undi mwana w'umukobwa urara hanze ababyeyi bamureba akavuga ati oya sinema ibamo uburara, sinema ibamo ibi n'ibi n'ibi, wabwira iki bari ababyeyi babangamira inzozi z'umwana? First of all, ntabwo sinema kuvuga ngo ibamo uburara bizera n'ubundi burikirara, kuko nta kuntu wambwira ngo umwana wakuriye mu cyaro cyangwa se no mu mujyi harimo abantu bitonda. Ntabwo hari ababyeyi bumva ko nyine kujya muri sinema umwana aba agiye kuba ikirara. Ati ubona byonyine n'ibintu tuba tubona kuri social media, uburyo abasitari bagenda babavuga bamushyira hanze ati yakoze ibi n'ibi, nyine ababyeyi bakagira igihunga bakavuga wapi umwana wanjye sinshaka kujya muri biriya bintu, isi yose ikakumenya ukajya hanze bakagutaranga, nyine ukumva nyine atangiye gushaka guca intege umwana. Ariko iyi kintu nababwira kuko nanjye numva mama wanjye yabanje kwipinga avuga wapi biriya bintu nta kintu kirimo, nta kintu mbibonamo. Ariko nyine iyo uhaye umwana uburenganzira ukamenya agakora ibyo ashaka, ibintu akunda, kuko none ushobora kumubwira urugero nk'umuntu nk'umunyeshuri babwira ngo najya kwiga ubuganga kandi ashaka kwiga tourism, ajya kwiga ubuganga atabushaka bikanamugora no kubwiga rega akanabona n'amanota makeya. So ntawamenya rero ababyeyi bashatse bajya bareka abana bagakora nyine inzozi zabo bakazagura, bakazireka bakazagura, akamushyigikira, kuko niyo umushyigikiye nawe nyuma uza kubona ko byari, nyuma uza kubona nyine ko utibeshye, sibyo? So nabwira ababyeyi bajye bareka abana uburenganzira bwabo, cyane cyane abakobwa, kuko abakobwa bakuze nyine mu gihe cya kera mu Rwanda nta mukobwa nta gaciro yari afite nk'uko tubizi. Ariko right now Kagame yaduhaye ijambo, buri kintu cyose, ninde uri bukuvure ni umumama, ninde uri bukuvure ni umukobwa, ninde utwaye moto, ninde utwaye imodoka ni umugore, ninde uri gukina filime ni umugore, ninde musirikare ni umugore, ninde mupolisi ni umugore. Nyine bagomba kureka umwana bagakora ikintu yumva ashaka. Ariko nanone hari abana baba bashaka ikintu ariko umubyeyi nyine abona ko atari icyanya cye. Ariko njye numva gukina filime nta kibazo, biterwa n'uko witwaye, nawe ugomba kwimenya. Gukina filime nta ibi. Mu rugendo umaze kugenda rutari ruto kandi rutari na rurerure, umaze kwigira iki muri iyi industry ya sinema? Ikintu umaze kwigira muri industry, ntabwo mazemo igihe kinini muri sinema, simazemo n'igihe gito, kumva mazemo amezi, umwaka wenda gushira. Ariko ikintu umaze kubona cyo utihangana, wasara, utihangana muri ino sinema wasara. Ubwo umwashaka se nka buri mu buriya buri kwikara imbere ya kamera, buriya buri kujya kutwereka, ntabwo rwose ntabwo ari impano yawe pe. Ugacangaho nkakakubwira ati wapi, ugacangaha nkakubwira ati ndashaka gushyira muri filime yanjye, ariko birasaba ko uzaza kunsura mu rugo. Nyine ikintu navuga muri ino industry, utihangana utari umuntu ukomeye wagwa hasi warangira. Kuko iyo wihangana, sibyo, wiyubaha, buri kintu cyose kigeraho. Ariko nyine hari abantu bumva ko kuba uri muri industry bagomba kugufatirana, nyine bagafatirana ayo mahirwe y'uko uri mushyashya, bagafatirana amahirwe y'uko nyine bakakwaprocinga, bakumva ko nyine wabakorera icyo bashaka kugira ngo nawe ugere ku cyo ushaka. Ariko ntabwo ariko biba bimeze, sibyo? Kuko nta no kwiyubaha kunarimo, nta kwiyubaha kurimo. Rero muri ino industry uba ugomba kwihangana, uba ugomba kuba mature, ukamenya ubwenge, ukiyubaha. Kuko ibintu ngenda mbona hanze aha ngaha binantera ubwoba. Njyewe n'igihe mvuga ati mana yanjye, ubuse nanjye nibatangira kuzajya bampimbira inkuru, nkabona nk'akavido bakwambuye nk'ubusa, nkabona mbese nyine ni ibintu biri, ntabwo nzi ukuntu nabivuga, ariko nyine ukabona bafashe amajwi bayahinduye, bavuze ibitari byo, mana yanjye, nyine bagasesengura inkuru, bakagusesengura. Uri umuntu utihangana. Burangiye nyine ndihangana, ariko nyine ntabwo ndihangana, ariko nanone iyo ikintu kimvuzweho ariko ari kibi atari, kuko buriya ntabwo umuntu umbeshya
nyine bingiraho ingaruka ariko ikintu bimwe industry yangije ni ukwihangana kuko habamo n'abacantege hari n'abavuga ati wapi bino bintu nta kintu kirimo rwose n'ushatse wava mu nzira wava mu nzira ko natwe tubirimo nta kintu bitumariye kandi bo batarabiretse kandi still aracyari kubikomeza ariko ashaka wowe bireke uvamo out hari abantu bigeze bakwaprocinga akakubwira ati ndagushyira muri filime ariko kugira ngo ushyire muri filime nanjye baza kunsura cyangwa turahurira ahantu runaka ntabwo mvuga amazina ariko nyine barahari nyine akabwira ati mfite filime ngiye gusohora nyine ukabona ni n'icyamamare ukabona nyine ni umuntu uzwi ndagushyira muri filime yanjye ariko uri umuntu mukuru nawe uri kubyumva ubwo rero iyo umuntu akubwiye gutyo uhita wumva icyo gukora ariko ngiye kuri njyewe aho kugira njye gukina muri filime nyinshi ariko niyandagaje nakina mu muturanyi aba ari bamwe gukina honyine. Nice. Urugendo rwa sinema urumva rumazemo urenda kuzuza umwaka twavuga yuko byakumariye kuri njyewe ikintu byamariye byonyine no kugenda mu muhanda umuntu akarikoganize nyine akamenya akavuga uriya niwe naradukina mu muturanyi kandi mbere naranyuraga wundi umuntu usanzwe ukabona naribi narada nyine turamuzi n'inshuti yacu ariko ubu ngubu basigaye n'inshuti zanjye ubwazo zisigaye zimbona uriya n'umwaka twese twagenda turi kugenda n'umwaka twese nyine nakuyemo nyine ikintu kiri big inzozi zanjye zabaye impamo kandi ndizera ko zakomeza zikaba impamo nyine nkacivinga ibintu byinshi mbikesha sinema ikindi urumva n'amafaranga nayo bavamo kuko ntabwo waba ukorera ubuntu none urumva umwana w'umukobwa nta kazi urabona akwise ubu wenda ndagafite ubu ngubu ariko nyine urumva nahise nyine filime ntarabona akazi urumva nkahita nakira amafaranga umushahara wanjye wa mbere wow I made it ugahita ubwira papa cyangwa mama ati uyu munsi ndisukisha amafaranga yo gusuka wapi cyangwa ufite umuterankunga oya umuterankunga ni njye ku giti cyanjye ndisukisha nkikoreshereza inzara nkigurira imyenda mu mafaranga wakoreye atari umusore uri kugufatirana cyangwa papa runaka ibyo bintu ndanabyanga nyine ntabwo abantu benshi bumva ko abakobwa ibintu byose bikorerwa n'abasaza cyane cyane abasaza baragowe uriya ni umwakobwa w'igisaza ashobora urabona ukuntu asura uvuga nawe yaba yigurira urabona ibintu nyine ugasanga bari kudufata niba umukobwa asa neza niba afite telefone nziza niba afite inkweto nziza umwenda mwiza yabiguriwe n'umusaza yabiguriwe n'umusore cyangwa se umugabo ariko bidakwiye ko nabyo biriho ariko njyewe ku giti cyanjye ngenda byigurira wowe urabyigurira ku mwana w'umukobwa ufite imyaka mike cyane nk'iyo ufite inzozi zimeze gute cyangwa zingana gute wifuza kugera kure hangana iki nifuza kugera kure hangana kuko nta hantu ndagera nta n'icya kabiri ndageramo cyangwa nifuza ndifuza kuba nakakirwa nyine inzozi zanjye zikabimamo naradawirwaga mu rugo ari gufasha ababyeyi imirimo noneho ubu ngubu nkaba nava mu gihugu kimwe nkajya mu kindi ndi mu kazi nkaba nafasha umuryango wanjye of course abavandimwe banjye ababyeyi banjye nyine ku buryo nanjye mama wanjye azajya ambwira ati ndashaka 1000 cyangwa ndashaka 10,000 nkahita mbimuhereza nazo yaje namubwira ati ndayakura he nice ni igitekerezo cyiza cyangwa ni inzozi nini kandi ngari Imana ikomeze ikwagure kandi izigufashirizemo narada ku myaka mike yawe ufite ni nk'uherora umudo wawe cyangwa umuntu ufata nk'icyitegererezo uvuga uti uriya muntu muri sinema rwose aranyanspira muri sinema umuntu nyanspira ni Fabiola nice Fabiola nakuze mureba amarira y'urukundo avuga ati wow no mama no mugore rwose azi gukina nyine nkunda uburyo akina confidence passion talent nyine azi gukina pe arabizi nyine nakuze mufana mana yanjye yoromodo wanjye Fabiola kabisa
ni roromodo wanjye Fabiola. Muri urugendo rwa sinema hari abagufashije ni nkadushimira cyane cyane. umuntu nshimira abantu nshimira ni benshi ariko umuntu first of all nshimira papa Idi Goreti nawe ambwira bizamera neza uzabimenya uzagenda biza Mado na Mado nawe ndamushimira ko nawe ari mu bantu bangiraga inama akambwira ugomba kubigenza gutya kwitwara gutya bizacamo. Nyogokuru wanjye mama wanjye nubwo nawe atabyemeye yemeye ayibonye ariko nawe ndamushimira kuko ngo aramfasha akambwira niba ndi bujye gukina akambwira nagufura imyenda uzajyana muri shuti nayiteye ipasi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndabashimira abantu bose bamfashije kugira njye muri filime n'ubu ngubu nkirimo abakimfasha ndabashimira n'abakimfasha ndabishimira. Narada twigire mu buzima busanzwe. Narada akunda kurya iki? nkunda kurya mu rugo n'ujya bambwira ngo ndi umushi nkunda inyama nkunda ifiriti nkunda inyama ifiriti amakaroni aho ngaho rwose mba bampaye gumino bampaye amakaroni ifiriti n'inyama gutaha wapi ariko bampaye gumino. Iyo tugeze ku kintu cyo kunywa na radiyo yanyweye neza aba yanyweye igitabi kundira kunywa nanyweye neza nkunda yogati. Noneho ikintu gisekeje ni ukuntu ntanywa inshyushyu n'ikivuguto ariko nkaba nywa yogati. Nyine buri muntu wese biramutangaza gute utanywa amata ukaba unywa yogati ariko nyine nkunda yogati ji. Narada iyo yambaye neza aba yambaye gute? Iyo nambaye neza nuko mba nambaye imyenda nikwije nambaye imyenda miremire kuko sinkunda imyenda migufi pe. Niyo nambaye n'akantu kagufi mba numva mba ngenda mbangamiwe. Nyine nkunda kwambara imyenda miremire of course kuko n'idini ari byo ritegeka umusilamukazi uko wabikubwiye. beside yuko ndi n'umusilamukazi urabona ntabwo nitandiye ariko nyine ntabwo nyine nkunda kwambara ubusa pe. Nkunda nyine kuba nikwije. Nice. Ukunda kuba wikwije. Narada ubuzima bufata gute umwana w'umukobwa? Ubuzima ni ishuri. Njyewe nekereje ku buzima it's so hard. Ubuzima bugusaba kuba strong, ubuzima bugusaba kuba patient, nyine wihangana uri strong. Ntabwo nzi ukuntu nasobanura ubuzima ariko nyine ubuzima ni ishuri. Uyu munsi uri mu bintu byiza ejo ukajya mu bintu bibi. Uyu munsi uhura n'uyu mwiza ejo ugahura n'umuntu mubi. Uyu munsi ugahemukirwa n'uyu ejo ugafashwa n'uyu ejo ukongera ugafasha nawe. Nyine ni ubuzima. Ubuzima sinzi ukuntu nabuvuga ariko nyine ni ishuri. Uva hamwe ujya mu kindi cyiciro. Uva hamwe ujya mu kindi cyiciro. Ntaradaheruka kurira ryari cyabaye ikibazo. Meruka kurira bwo n'ubu ngubu nicaye narira ariko utari kwakitinga. N'ubu ngubu nicaye natekereza ikintu nkarira ariko nyine meruka kurira cyane kurusha mubyara wanjye mu kwa 9. Mubyara wanjye yarapfuye ndarira. Niyo muntu nakundaga niyo muntu nyine nisanzuragaho yari umukobwa. Yarapfuye birambabaza ko nagiye no muri koma ibyumweru 2 of course. Nahise njya muri koma nyibona umurambo we nahise njya muri koma. Nicyo gihe mero kurira kuko nararaga ndaramuhamagara. Narada iyo bavuze yuko abantu tuzapfa cyangwa iyo yumvishe bazapfa yumva ameze gute? Ni nyirupfu ku rwego nkunda moto yaranangonze ariko iyo ndi kuri moto mba nyine ndamuvuga moto mbabarira ugende neza mbegenda nsema ati Imana mbabarira ngereye amahoro mbabarira pe mbabarira ngereye amahoro ndagusaba. Nyine ni nyirupfu pe ndarutinya. Ahubwo nyine twese tuzapfa ariko ndarutinya pe. Narada gatoya tugiranye tuganira ni nk'iki wagiramo inama nk'umwana w'umukobwa ukuri inyuma ukureba uvuga ati nifuza kuzaba umukinnyi nifuza kuzaba umuntu ukomeye
runaka nihe nama wamugira? inama nagira umwana w'umukobwa Mm. ni uko ntacike intege ibintu byose nanone ntago wagera ku rutare mu bintu bigoye bisaba nyine ngo wihangane ukore cyane of course iyo uri hard worker ibintu byose bicamo kandi iyo ufite confidence icya mbere ni ukubanza kugira confidence ukabwira umutimanama wawe nyine ukabanza kumenya ko nawe ubwawe wiyizeye ko ibyo bintu wabikora umwana w'umukobwa yizere akore cyane abishyiremo imbaraga ntacike intege yihangane ibintu byose bisaba step by step buri kintu cyose nyine gisaba intambwe ku yindi ntabwo wavanga ngo uhite ujye rwamagana utaciye muri gare ngo utege udateze moto ntabwo wahita uguruka ngo uhite ugerayo nyine buri kintu cyose gisaba step by step ndabizi hari abana b'abakobwa bakunda guca mu nzira z'ubusamo bavuga ati njye nahita ngenda nkahita nanikubitira direct agahita ntamo cyangwa se nyiri filime nyine biterwa ariko icyiza ni uko nyine inzira ya bugufi burya ntabwo aba ari nziza iyo uciye mu bintu bigoye mu bihe binini nyine mu bihe bikuruhije ubona na sitori uzabwira na babandi bari inyuma yawe nyine akore cyane yihangane byose bizacamo kandi ntagire isoni nubwo nzigira ni iki kigutera isoni isoni ndazigira kuva na kera utinya abantu ntinya abantu ariko ntazi abantu mbonye bwa mbere ndabatinya abo tumenyeranye ntabwo mbatinya ariko nyine iyo nkubonye bwa mbere mba mfite isoni niyo ndi mu muhanda ngira isoni y'abantu bandebye rwose nijya mbona n'abantu bakajya bandeba cyane ngira isoni uyu mukinnyi se w'umusitari wacu wigirira isoni ngira isoni mana ngira isoni ugira isoni kandi wigirira isoni narada tugushimira umwanya muto uduhaye wo kuganira nawe kuri Obi Films murakoze cyane namwe ni nk'ubuhe butumwa wagenera abafana banjye hari abankunda n'abanyanga kuko nshagoreti mumbabarire rwose nanjye sinjye mumbabarire ni ukuri ariko ndabakunda cyane abantu bangire ku rukundo abantu duhura mu nzira bakambwira narada turakukunda turakuzi ukina muri filime ndabakunda nubwo hari n'abo njya guhaha bakampenda ariko nyine mujye basi munshyiramo n'imiyaga ko ndabakunda masitara. Thank you kuri Obi Films nakagaruka twizere ko mwaryohewe twari kumwe n'umukobwa w'icyamamare mwiza cyane ishimwe Narada wamamaye muri filime umuturanyi tumwifuriza amahirwe n'imigisha tumwifurize kwaguka tumwifurize ibyiza byinshi muri urugendo rwa kariyeri ye ya sinema kuri Obi Films nakagaruka ciao